ariko turahari, hari imirimo n'ubundi Imana yari iri gukora muri twebwe yo kuduha umugisha n'ubundi no kutwuzuza kugira ngo tuze noneho turi fire. Hari ikintu cyaburagamo buriya hari aho twageraga limite, ariko iyo limite isa nk'iyavuyeho. So rero spiritual family, umuryango ugomba kubaho muri spiritual family, umuryango ugomba kugira ubuzima muri spiritual family, umuryango ugomba kwishima, umuryango ugomba kudatandukana, umuryango ugomba kuri tuzava abandi baze bakomerezeho. Imana ishimwe. Ntabwo spiritual family zajya. Okay, tuzaba twarabyaye. Shalom, shalom. Shalom, shalom. This is the Spiritual Family Ministries. Olivier na Denise. We live for Jesus Christ and for you. Amen. Hallelujah. Amen. Yeah, Imana ishimwe. Twari dukumbuye abantu. Twari dukumbuye abantu. Aba Spiritual Family twari tubakumbuye kabisa, twaraburanye cyane. Natwe tutina kuntu twabasuhuza. Twumva dushaka kubasuhuza. Imana ishimwe yaraturinze. Kuri Imana ishimwe. Nkuko namwe yabarinze. Yahinduye amateka, ihindura amazina. Yanyibukije. So gusa Imana ishimwe, twizeye ko Imana yabarinze, twizeye ko Imana yabahaye umugisha, twizeye ko Imana yakomeje gukora imirimo ikomeye mu muryango. Turanezerewe rero cyane. Amen. Yeah, hari reaction twagiye tubona, hari feedback twagiye tubona, bigaragara ko hari Imana yagiye ikora kinini cyane. Rero nge nari mbakumbuye, nari mumbuye kuvuga ngo bahobere. Harya no kuvuga no kudoda. Bahobere. Warambwiye ngo ndadoda yambi. Shalom, shalom. Amor ya Kristo bane namwe, turabakunda cyane kandi ntabwo twahagaze kubakunda, sibyo? Twahagaze kubaganiriza umurimo wo kubakunda uracyakomeje. Ikindi so ikindi ntabwo turkwahindutse. Denise aracyari wa wundi, Olivier ntabwo mbizi. Nanjye ndacyari wa wundi. Hari ubwanjye hari utuntu aba yigize nkaho yitonda. Hari utuntu twiza twiyongereyeho kuri njye. Okay, urugero. Oya, nzakubwira. Babwire. Nzakubwira wowe. Okay, nese mwari mumeze neza, muri amahoro. Mutubwire namwe uko mwari mumeze, mbese mutubwire urukumbuzi rwanyu aho rwageraga, mutubwire icyo mwiteze, mutubwire ko tujera. Oh la la. Umuryango twawuzi. Fire. So intego ni yayindi, intego ya Spiritual Family ni yayindi, kandi turayikomeje kandi ntituzacogora. Abumwe abe babiri, ariko tube hari uwo tubereyeho, hari abo tubereyeho. Kandi Imana ishimwe ko komeza kutwagura, iduha ibyo kubabwira, kandi komeza twuzuze. Amen. Sikutahita ufashwa uvuge ngo amen. Amen. Iyo mvuze ikintu nkadoma ahantu tuvuga amen. Rero nizeye ko tugiye gukora kandi hamwe n'Imana, ko hari ikintu kinini tuzageraho. Imana ishimwe. Sinzi niba reka nkabibutsa Spiritual Family bashobora kuba barayibagiwe. Ko nzi ko batayibagirwa. Kwambwiraga ko baguma turabakumbuye, turabakunda, mwagiye he, mwarabuze. Sibyo? Ariko turahari, hari imirimo n'ubundi Imana yari iri gukora muri twebwe yo kuduha umugisha. N'ubundi no kutwuzuza. Kugira ngo tuze noneho turi fire. Hari ikintu cyaburagamo buriya. Hari aho twageraga limite, ariko iyo limite isa nk'iyavuyeho. So rero Spiritual Family, umuryango ugomba kubaho muri Spiritual Family, umuryango ugomba kugira ubuzima muri Spiritual Family, umuryango ugomba kwishima, umuryango ugomba kudatandukana, umuryango ugomba kurya, kame mu buzima butarimo kurya na ikibazo.
yaba abagabo rero mutange rasiyo umuryango ya rero turizeye ko tugiye gufatanyiriza hamwe namwe tukarwanya satani no kurwanya satani kubera ko umuryango ni umugambi w'Imana kandi umugambi w'Imana always Satan is there to fight for it. So rero turi mu rugamba turi kurwana nago nubwo mu muryango haba hari ibyishimo mu muryango haba hari ukunezerwa ariko Satani nawe aba ameze gutya abareba se ni bande wishimiye umunsi uzi ukuntu aba ameze abacunga ahantu uri busitare gato ukahita kwataka rero natwe tugomba kwirinda gusitara wasitara ukahita uzamuka vuba atarakwataka nkunda kubwira Denise iyo tumaze iminsi twishimye nkamubwira ati ubu Satani agiye gushaka uburyo bwo kubabara kadobya kuko Satani abareba ngo uyu munsi ninde baguriye igitenge noneho ejo mu gitondo neza akaduruvaye bakomanye uyu munsi ninde babwiye amagambo meza noneho mu gitondo mite mvangamo akandi kandi mujye mumenya ko uko mugirirana neza cyangwa mwishimana ariko Satani nawe afite umugambi w'uko mutagomba kwishima natwe tubirwanya nuvuga ngo rero mugomba kumenya ko muri mu rugamba mugahora mwiteguye buri gihe tukaba twiteguye kurwana kandi Satani tuzamutsinda mu izina rya Yesu amen tuzamutsinda umuryango ubeho tuzamutsinda nkunda kuvuga ngo ndifuza ko hari igihe kizagera tukavuga ngo ngo muribuka muri ya myaka kuntu hari ama divorce menshi ariko for that year tuzaba turimo hazaba ibyo bintu byarakembereye birimo bishira natwe tuvuga ngo kera byagenda tuzabyita nk'ibintu byari bigezweho ariko bigomba kuvaho Imana igakora Imana igomba gukora imirimo umuryango wayo ukabaho pe natwe turabakumbuye reka tubasuhuze ariko twari dukumbuye koko kandi nakubeshya ni igicyuzanye ushobora kubabwira ukavuga ati ngiye nka Denise nje muri ubu buryo butandukanye n'ubwo wahozemo butandukanye n'ubwo nahozemo se nta n'ubwo ureba na Mana ushimwe yego Mana yanjye n'ijwi Yesu we namwe murabibona ni ikihe kintu nyine uvuga ati Denise wa wundi mwari muzi wa wundi mwari muzi ubu none hari mu mbaraga y'umwuka wera ibintu byose umwuka wera ari muri njye uri kumva njyewe rero nakomezaga mbwira mwuka wera ngaze kuri njyewe nibagiwe ko agomba aze muri njyewe nibagiwe ko agomba kujya no kuri njyewe yari ari muri njyewe nanamutumira ngaze muri njyewe ntibagirwa ko ngomba kumubwira ngaze kuri njyewe anagendane nanjye noneho ubu ngubu naramutumiye no muri famiye ego nyagasani mwuka wera buri kimwe cyose dukora iyo akuyobora ntuyoba kuko n'ijambo ry'Imana aravuga ngo yadusigiye mwuka wera nk'umuyobozi utuyobora ibyo dukora ibyo tuvuga aho tugenda ubwo se ubwo urumva ntafite ahubwo ufite mwuka faya umuntu uzanye mwuka nta kintu narenzaho nzi ko ujya kutubwira ikindi kintu urumva mwuka wera yaranambyibuhije ahindura amateka ahindura amazina olala ko turi kumwera tapeyisi hagataho turashima n'Imana cyane Imana yakoze imirimo ikomeye mu muryango wacu irawagura urugero byaratwaguye mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umubiri mu buryo bwa finance mu buryo n'ubwo kurya se buriya finance zirimo ibiryo erega ntabwo haba hariho igihekane cyiza cyaryananywa ariko mu by'ukuri Imana yarabikoze kandi Imana ishimwe badufashe tuyihe icyubahiro ni icy'Imana amen ariko ibintu biraryoshye ese ko mbona iyi ni introduction twari tugiye muri body rero mwitegure body conclusion sinzi buri izabahora conclusion igomba kuba ariko igomba kuba abandi bazakomereza igomba kubaho umunsi Imana izabije gutwara itorero
amen ni kera okay tuzava abandi baze bakomerezeho Imana ishimwe ntabwo spiritual family zajya okay tuzaba twarabyaye cyangwa spiritual family zaba yarabyaye urumva ni byiza mu bintu ya rero Imana ishimwe cyane ubwo rero mutuganiriza muri comment mutubwire the update tugomba gushyiraho sibyo ibintu bishya tugomba kuzana ibyo mwifuza cyangwa ibyo mutwitezeho hari abafite ibyahise batasobanukiwe nabo munadusuhuze munamenye ko twaje tuje wongeraho tujera kuko tujera so rero Imana ishimwe ku bwanyu kandi Imana ishimwe ku bwacu ikiturinze hari abo wenda ibihe biba bitoroheye ariko Imana ibihari kuko ikintu umaze gusobanukirwa nubwo akenshi dukunda kubona ubuzima buducanze tukibaza ngo ejo bizagenda gute ariko Imana igihe cyose ibihari kugira ngo umuryango ubeho neza Imana ibihari kugira ngo ubuzima bukomeze hari ibintu mwagiye mucamo bikomeye ariko mukabona Imana irabibatambukije nubwo iyo umuntu ari gusatira igihe kigoye cyangwa kirimo ababona nta herezo kizagira cyangwa abona atazi uko bizagenda ariko urabizi ko hari igihe wigeze gucamo kigoye Imana irakigutambutsa so bisobanuye rero ntago ibyo uri gucamo uyu munsi ari byo byakanga Imana nabyo irabishoboye kubyo nyenda kose ugomba gushima kugira ngo bitere none gukora kandi ikindi Satani duteza umwuka w'ubwoba kugira ngo twihebe twiganyire ducike intege ubwoba bw'uburezi kabisa bureze umuntu afite ubwoba kuri rwa rwego n'urubyiruko bafite ubwoba bwo kubaka ngo nakubaka ejo nkakora divorce kubera ibyo babona ariko ni kimwe mu kintu Satani ari gukoresha cyangwa nahoze akoresha mbere gutera ubwoba abantu kugira ngo bibaze ngo ejo bizagenda gute nugira ubwoba bitume hari ibyo udakora ubwoba buri imiti ibitekerezo by'abantu ubwoba butuma abantu batizera kuko kimwe mu bimenyetso byo kutizera ni uko umuntu afite ubwoba kandi bwo ni icyaha none se kutizera ubwo si icyaha ni icyaha ubwoba ni icyaha kiremereye ubwoba ni icyaha kibi cyane bivuga ngo nugera ahantu wumva ufite ubwoba ujya uvuga ngo God is here mushira ubwoba Yesu yaranesheje amen so spiritual family we love you so much God protects you bye bye